ngayo nguko kuba utazi DJ Brian nabikwiyeho ko umuzi, biragoye ko utaba uzi uyu mu DJ ukomeye cyane hano mu Rwanda, dore ko yamamaye mu kudija cyangwa se mu kuvanga indirimbo cyangwa se imiziki, dore ko ayivanga neza cyane, bityo abantu bakamukunda cyane, agasusurutsa abantu bakishima, nawe akabasha kuba yakishima abinyujije mu bihangano bye cyangwa se mu bihangano by'abandi bantu, akabasha kuba yabivanga neza, bityo hakavamo umuziki uryoheye amatwi. Mwite DJ Brian. DJ Brian rero ni umukobwa wabashije kuba wanyura mu bintu byinshi bikomeye mu buzima bugoye, dore ko yakuze atabana n'ababyeyi be, ariko akabasha kuba yahasoringa, akabasha kuba yanyura mu bintu bikomeye cyane, akabasha kuba yakiga amashuri ye ari mu bihe bikomeye bigoye, ariko agakomeza akihangana, akavuga ati uko bizagenda kose nzagera ku ntego nihaye, kandi ndabizi ko bizagenda neza, dore ko yinjiye muri uyu mwuga w'ubu DJ, abenshi bakagenda bavuga ati se wowe DJ Brian ugiye kuba indaya, ati se ubu DJ ntabwo ari ubw'abakobwa, ariko DJ Brian we akavuga ati uko byagenda kose ngomba gukora icyo nshaka kandi n'icyo nkunze. DJ Brian rero yakomeje kuba yagenda anyura mu bintu byinshi bigoye bigenda bimuteganya, ariko akabasha kuba yavuga ati Mana uzamfashe, Mana uzame kugera ku ntego yanjye nifuze, dore ko yabashije kuba ubu yazamura urwego ku buryo asigaye atumirwa ahantu henshi hatandukanye mu bitaramo byinshi bitandukanye, dore ko anasusurutsa mu Mahoro Stadium, abafana bose bagahaguruka bakavuga ati ni wowe DJ Brian, ni wowe wacyo, dore ko bigoye ko mu Rwanda cyangwa se ndetse n'imahanga DJ Brian amajije kuba yamamara ubu DJ bwe, dore ko akora imiziki neza cyane, ariko DJ Brian we nk'uko yagiye abyivugira, agenda avuga ati kudija ni ibintu bitanga ibyishimo kandi mbikora mbikunze, dore ko DJ Brian anagenda akora ibindi biganiro bigiye bitandukanye ndetse afatanya n'undi umukobwa, ariko DJ Brian we anagenda avuga ati Imana izakomeze imfashirize muri uyu mwuga, dore ko anavuga ati rubyiruko bakobwa mutinyuke, mureke kwitinya, ati murashoboye, ati nanjye ntabwo nari nzi ko nshobora kugera ahangaha mbe n'aka kageni. Agenda avuga ati nicaranye n'ibyamamare bigiye bitandukanye, agenda avuga ati muri iyi minsi ho nari nicaranye n'umuhungu wa Perezida Paul Kagame ariwe bita Ian Kagame, ati mbona ko ari umwana mwiza, ati namwe mwabigeraho, mukomeze muzamure intera, dore ko atari uwo muhanzi DJ Brian gusa, ahubwo hari n'abandi b'abakobwa benshi bagiye cyangwa se bayobotse umwuga wo kudija, dore ko DJ uwo bita DJ Crash nawe yabashije kuba yabyinjiramo, umukobwa ukiri muto, umukobwa mwiza cyane uteye ubwuzu, yabashije kuba nawe yaje mu mwuga wo kudija, dore ko agenda akorana na DJ Brian hamwe na hamwe, bagenda bahuza imbaraga kugira ngo babashe kuba basusurutsa abahanzi cyangwa se n'abafana muri rusange, dore ko ari nayo ntego baba bafite, ariko uyu DJ Crash yabashije kuba
yashimira DJ Brian amubwira ati ndagushimira DJ Brian wankoreye ibintu bikomeye, wabashije kuba wamvana ku rwego rutoya nari ndiho unzamura ku rwego rwiza rwisumbuye. Ubu rero ngenda nkushimira, warakoze kandi uzakomeze ubwiza n'ubuziranenge ndetse n'umutima mwiza wigirira uzawikomezanye, dore ko abenshi bagenda bakubeshyera ngo ugira umutima mubi, ariko njyewe nabashije kuba nabona ko ufite umutima mwiza, dore ko anagenda avuga ati DJ Brian yarakoze, Imana izamufashe mu byo azagerageza gukora byose. Na DJ Crash rero yabashije kuba yagenda avuga ati uko byagenda kose uyu ni umwuga kandi ni umwuga mwiza utanga ibyishimo n'amafaranga. Agenda avuga ati si ugukuramo ibyo gusa, ahubwo byanagutunga bikanaguteza imbere muri rusange. Agenda anashishikariza abanyarwanda bose b'igitsina gore, agenda avuga ati mutinyuke, murashoboye, mwabigeraho namwe, kandi dore ko icambere ni icizere. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, mwibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuze tubagezaho biza bibageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.